mwaherukanaga ntago nzi wenda ngo ni ryari akimana ishimwe ko basi mwongeye kubonana sibyo nk'abantu mwe abantu batangiye kurira sindi cyo ndi bukore nino sha mwihangane basi sibyo mwihangane ndabasabye sibyo nimba Imana iri kwemera ko muri umuna wawe gusanga ahantu hameze gutya niko nyine bigomba kugenda none se wabikora iki rika bibi nta kintu na kimwe kitagira iherezo mu buzima usigaye uba umugabo ufite umugore ntago biba Mana yanjye none ndamenya ari biki nahangaha rwose aba yansabye ko namuzana we yabuze communication hagati yawe nawe sibyo abasha kubona nimero zanjye arampamagara so ashaka kubona ngo muganire ngo mwamubaze igihe kinini mutabonana nyashya karame akamusaba kantu kamwe nawe sibyo urabizi ko ariwe nahamagaye ndabizi pe kuko nta kundi nari kubigenza sibyo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabiranye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda Rwanda rwakazamura igisho cy'Rwanda bagasika mutono za sene mugoroba samatera gaceka cyagasa mundi cyari kuri Manzi Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kadomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze nakwinginga gusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi kwinginga gusaba cyane kujya yandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze ntakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikira kanagire mere zikaze abakunzi bacu bari ku migabane itandukanye bari muri Amerika Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye reka mabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mutugaragariza umunsi ku munsi natwe ntago tuzarutengwa cyangwa se ntago tuzatengwa kubahereza ibyiza bibakwiriye turacyari muri yanzira y'umusaraba inzira itoroshye aho turi kwibaza dutise ibintu byo kwa Sadonda na Innocent bizarangira bite twasenze byanze ntacyo tutakoze byanze noneho ikintu kinshimishije nuko none na famille yatangiye kubizamo famille yatangiye kubizamo murabona ko ntago ndi jyenyine uyu muntu mushaka kuba muri kwibaza ngo ninde aje kuvuga iki aje gukora iki kuki aje muri ibi bintu ndagira ngo numvishije ngiye kwaganiriye mbere numva atazi igiswahili neza habari zone bimeze biti meze neza cyane pe abantu bakeneye kukumenya byimbitse nimba uri bukoresha ikinyarwanda nimba uri bukoresha igiswahili ni wenda ikikorohera n'ikikoresha okay mbere mu mbabare nshobora kuzajya mvangamo kubera ko ikinyarwanda ntabwo nyibuka neza cyane yego amazina yanjye naitwa Jackie njye nabaga muri Kongo yego mimi niko mdogo kwa ule dada yangu tu Innocent yego ninjye mutoye w'iwabo nyine yego niwe bucura ninjye mutoye wabo yego nje kumureba bite n'ukuntu nabonaga kuri YouTube ukuntu bimeze yego mbona dada wanjye ntago ameze neza ni ibibazo gusa nyine naje kureba uko ameze rwose byari bimaje kundambira kubabona ngo umugabo yamwirukanye bwana limutupa hapana sibitari kubibona hapana mwabantu mwe nge ntago nari muzi na Innocent ntago yari yaramumbwiyeho narinzi wa umukuru wawe ubwo ngubwo muri umuna wawe wundi niwe narinzi yarampamagaye yarambwira ngo ndagushaka
yari yageze mu Rwanda arambwira ngo ndagushaka. Ati se urinde? Ati wowe nsanga hano tubonane tuvugane nta kibazo ndakwibwira. Mfata moto nta nakazi nari mfite, nari nkavuyemo ndagenda njya kumureba. Mpageze arambwira ati ngewe ndi murumuna wa Innocente ninjye bucura bw'iwabo. Urabona ko famille yanjye yose ubu ngubu iri muri Uganda. Kuba bahita baza biragoye. Ati ariko ngewe mba i Bukavu. I Bukavu abantu benshi barahazi muri Kongo. Yansobanuye ko aba ahantu bita Kadutu. I Bukavu ku bantu bajya batembera Bukavu barayizi. Arambwira ati ngewe nakomeje kubona ibintu biri kuba kuri mukuru wanjye. Navuye mu rugo nkiri muto njya kwiga muri Kongo, nari ndi mu myaka hafi nk'itatu gutyo 5 kuzamura. Ati mbona ibintu biri kuba, nifuza ko naza kukureba ukanjyana ahantu Innocent ari, kuko yari yamaze kuhabona ikiganiro twakoze dusanga Innocent ahantu yari ari na mama w'abapampe ngira ngo mwana kibonye. Ansaba ko twajyanayo. Ndavuga ati ubwo ubonetse uri umuvandimwe wabo njye nkaba ntari kubasha kubona communication n'abari Uganda, nkaba nkubonye biroroshye cyane noneho biranyorohera. Arambwira ngo Innocent ntago ndi kumuhamagara ngo mubone kuri telefone. Ati ngenda hazi kandi nanjye kuva wa musi pe Innocent ntago nongera kumubona kuri telefone ngo tuvugane. Telefone nimba yarashizemo umuriro nimba byaragenze bite simbizi. Rero nafashe umwanya ndavuga ati reka nze tujyaneyo wenda ashaka kugira icyo amubaza. Wowe urumva Innocent ugiye kumubwira iki? Ese nicyo ugiye gukora ku bibazo ari gucamo? Ikintu cya mbere na mbere yego nshaka kumenya impamvu umugabo byabaye ngombwa ko akora kuriye. Ntabwo bari byiza pe. Yego urugo nago umugore aba yarakoze cya kibazo ngo bibe ngombwa kamwirukana. Ntabwo bari byiza. Impamvu nje kumureba uriya no muvandimwe wanjye. Uriya niwe sibu navuga nk'iki. Uriya ameze nkaho ari nka mama wanjye. Kuko no muvandimwe wanjye. Rero nashaka kumenya inamba arimo hagati ye n'umugabo we. Impamvu nimenye ndumva ku ruhande rw'umugore ari we mukuru wanjye. None umenye n'impamvu kuko nago abana kenshi bari mukuri. Uriya ni mukuru wanjye pereka ndeka amarangamutima yuko ari mukuru wanjye. Ashaka kuba ari nawe ikibazo cyaturutseho cyangwa ari umugabo. Ariko bitewe nuko umugabo yamwirukanye kuri shaka kwetu bile abikwake tu. Iwacu nago bijya bibaho. Kuri no kwandagaza umuntu umubyeyi. Kana none yashize agasuzuguro mu muryango wacu nago bari byiza rero. Ndashaka kubanza mvugana na mukuru wanjye. Numve uko bimeze ubone kumubwira musabe tuzagende tujye no kureba no ku mugabo we. Kuko nshobora gusanga nanu bose bari gutya gutya. Numenye uri uvuga ukuri utavuga ukuri. Niyo mpamvu rero naguhamagaye kugira ngo hangeze njye kureba mukuru wanjye. Ega ndamukundira n'umuryango wanjye. Cyane. So rero reka tureka gutinda tugende turanahageze kubw'amahirwe. Ndabona anicaye hari ku irembo. Kamera waje yigezeho kamera gira ngo uramubona. Uriya ni Innocent. Reba ahantu asigaye aba. Reba ahantu asigaye yirirwa yicaye. Iyi dunia ni ambaya tu. Reka tugereyo biteye agahinda ariko nta kundi mu buzima ni ibintu bibaho sibyo? Ni ibintu bibaho mu buzima. Today umuntu aba yishimye ariko ejo akaba ababaye sibyo? Uyu munsi umuntu aba yishimye ejo gasanga ababaye. Ni ubuzima nyine bugenda buhindagurika. Dore Innocent ngo sinzi n'igihe mwaherukanaga. Innocent uri gutekereza udukize kane dore komera cyane. Dore umuvandimwe wawe sinzi igihe mwaherukanaga. Ntago nzi wenda ngo ni ryari. Akimana ishimwe ko basi mwongeye kubonana sibyo? Abantu batangiye kurira sinzi icyo ndi bukore. Innocent mwihangane basi sibyo? Mwihangane ndabasabye sibyo? Mwihangane basi sibyo? Mwihangane basi sibyo? Mana
kino ntabwo ndabigenda basi mwihangane sibyo mwihangane sibyo n'abantu mwe numbaza icyo mvuga akora iki Imana yanjye Imana iguha umugisha ndawakiriye n'ukuri umuvandimwe wanjye kera Imana iguha umugisha n'ukuri ndawakiriye pe abantu nibaza ko batakinebaho n'uyu yari arimo arizi ko yapfuye uba mwihangane sibyo mwihangane misa sibyo mwihangane ndabasabye sibyo mwihangane oya nta kibazo reka twicarira ahangaha sibyo mureke twicarira ahangaha nta kibazo nta kintu bitwaye umuvandimwe wanjye aza kwicara mu byatsi oya byabaye nyine nuko Imana ubu yabyemeye nose twabigenza dute ntabwo byari bikwiye ariko byabaye sibyo ni ukwihangana sibyo ni ukwihangana byabaye sibyo ni ukwihangana ariko byabaye siko bimeze ubuzima bwose ariko abantu baba bagomba kubwiyadabutamo bakabwakira dore mwicare ahangaha basi tuganire sibyo ntabwo byari ngombwa ino saa komera sibyo komera ntabwo ibi byari ngombwa ariko nimba ari ahangaha Imana iri kwemera ko wicara hano uyu munsi hari igihe izahagukurika kwicaza n'ahandi hatari ahangaha sibyo nimba Imana iri kwemera ko murumuna wawe agusanga ahantu hameze gutya niko nyine bigomba kugenda none se wabikoraho iki reka bibi nta kintu na kimwe kitagira iherezo mu buzima usigaye uba umugabo ufite umugore ntabwo biba Mana yanjye none ndamenya ari ibiki nahangaha aba nahangaha rwose aba siko byauta basi nunashaka kugira ngo ube hano reba ubuzima ubayemo koko ko ugomba kugenda ariko ntabwo mukuru wanjye Innocent yansabye ko namuzana we yabuze communication hagati yawe nawe sibyo abasha kubona nimero zanjye arampamagara so ashaka kukubona ngo muganire ngo mumaze igihe kinini mutabonana kubw'amahirwe birankundiye araje sibyo ari imbere y'amaso yawe hari ibyo afite ku mutima ashaka kukubaza cyangwa se ashaka kukubwira nawe nk'umuvandimwe hari ibyo ufite ushaka kumubwira ndagira ngo mubiganire muvugane sibyo utakiyicarira sharira ahangaha njyewe ntabwo njya ngorana Jack wari umeze ute ari meze neza ariko si cyane pe ahubwo se umeze ute ahangaha nyine ni ubuzima ubu nibwo buzima wahisemo ntabwo ari njye wabuhisemo nta wakishimira cyangwa wahitamo kubaho gutya ese undi muvande baza ntabwo nzi icyo ndi kuzira kubera umwana wabuze gusa niyo mpamvu umwana wawe watumye bakwirukana bigeza ukaza niyo ku bwanjye nzi ko aricyo ndi kuzira
ariko ntabwo nzi ibyihishe inyuma. ese uri gutuma umugabo yifata akirukana umugore cyangwa basi reka nkubaze uvandika nunsubize ese umugabo wawe nta wundi mukobwa we afite atereta Ntabwo mbizi. akifata ngo nuko umwana yabuze gusa akaba ariyo mpamvu yo kwiruka Nshaka ko ibyo bibazo byose urimo kumbaza ni nk'uko nanjye mu mutima wanjye mpora mbyibaza buri gihe kuba ndi hano saza homba nta nubwo akeneye no kubimenya sazi nimba nariye saa akeneye no kubimenya ntekereza ko kubwe yakumva ngo napfuye ngo hasi wenda yumvise ko napfuye basi wenda aho yaserebura. ese basi reka nkubaze basi ndazi naho wagiye cyangwa yabonye kwirukana nk'uko nabibonye kuri YouTube we yabonye kwirukana gusa nta nubwo akeneye no kumenya naho Ntabwo akeneye nimba ndya nimba ndyama nimba nkaraba nimba nambara nta na kimwe akeneye. Mungu si cyo mubwira muvandi Ese basi wabimenye gute ko nkweruka kera waje kumenya ute ko ndi muri buno buzima cyangwa ndishimye nyashya na Imana iguha umugisha kuba unzaniye umuvandi nkabona wondirira ku bitugu cyo numva ko biri mu mutima wanjye ndaruhutse. muvandi ko nabimenye narebaga kuri YouTube rimwe nza kubagwaho kwa kundi nyine bakwereka byose ariko nyine ukihitiramo ushaka kureba ese uko mama ntabyaze muvandi ubona nkubeshye ko mama abizi atabizi abimenyeho gato manjye ngo yanakiyahura umwana we mukuru akamera kuriya ntabwo bibaho ni ukuri nta nubwo azi ko ndi mu Rwanda ni ukuri kandi ubibike ubigire ibanga nk'uko wabibonye basi ntazigera amenya ko ndi muri buno buzima kuko bambujije kenshi uriya mugabo ariko nawe urabizi kureba ku mugabo mwabyaranye ntabwo ari ikintu cyoroshye. ese muvandi ko nigeze nza mu bukwe bwawe nari muri Kongo nagiye n'uyu mwana ubizi sibyo ese basi nk'umugabo utinyuka gukora kuriya kuntu kandi mwarambikanye impeta uwo ni mugabo nyabaki ntabwo nzi ikiri kujya mbere. ese ubu nkanjye muri kunyigisha nk'iyihe nyigisho basi ndeba mwebwe mumeze gutyo ese murajyana abahungu bose nzabange kubera ibyo ndi kubona byanyu ibirebire ese ubundi wari utuye muvandi wari utuye dutuye ku Muhima basi se hari ubwo mufitiye basi nzaze tujyeyo n'ubu ngubu ntambwe twagenda ku maraso yanjye ntabwo bibaho ntabwo njya nkunda umuntu usuzugura umuryango wacu baza nyashya najyayo inshuro zingahe asubiza inyuma n'inkoni nyinshi nagiye kumureka nkubitwa amambiza imyenda kumugaragara izuba riri icyo mubwira basi wihangane bibaho mu buzima ako ubundi uwo mwana ni iki ko uwo mwana nabonye na nyina aza kumufata ni iki cye gituma amera kuriya ntekereza ko ari imbarutso yarabuze ahahera kugira ngo akwirukane ntabwo nese nimba umwana yarabonetse kandi umwana ntabwo yabuze ku bwanjye ntabwo njye bigizemo uruhare kugira ngo umwana abure nicyo cyatuma anyirukana akambwira ngo ntingenda hazashake mbese nk'agapira yajugunye mu ishyamba runaka igihe azashakira kukagarura azaza agaterure aho yagataye akabagabo baragasuzugura ese undi muvandi buze icyo nakubwira naherutse n'umuhanga ngo ujye gukora ubukwe nabwo urabizi ko mama ntabwo yabikunze ega impanuro y'umubyeyi ujye uyumva mbere
pe wakunze umuntu ndabyemera urukundo n'urukundo akureba ibibazo byose gusa mama nabimenya azi n'ukuntu yakubujije twigeze ntuzabimubwire ibintu bibe hagati yanjye nawe ese we ntabwo azajya kuri YouTube nk'abandi koko cyangwa nta muntu wo mu makaritsiye yaca mu maveni uzabibona akabimubwira igihe bimaze aba yarabibonye akambwira ashobora kuba nta makuru afite ku mana basiga ngusabe shaka umunsi uzaba wumva noneho wikuye mu bwoba turi kumwe muvandimwe tujyeyo nawe turiya akazagusohora ngibyo mbitekereza mbibona kure nk'ukwezi ndaza nyashya ukuntu yanyirukanyije anyita ikintu anyita imbwakazi mbona wakwake nta kili nk'ukuri anyita ikintu ntanjye ubwanjye nazi kereka nujyana na nyashya wowe se nzagenda nkuzize kandi nyashya uzajyana nawe aho ngiye numva nyine gutya abonetse waza nawe nkashaka na wa mama w'abapampe tukajyana wenda ashobora gutinya uyu muvandimwe kumutinya kumva ko nyine none na famiye yabijemo akaba yakumva urongo akaba yakumva rwose rero numva aricyo kintu cyashoboka yakumva pe ye bino bintu byamaze kundengana bizi icyo nabivuga muvande nyashya karame kamusaba akantu kamwe nawe sibyo urabizi ko ariwe nahamagaye ndabizi pe kuko nta kundi nari kubigenza sibyo mbabarira umfashe mukuru wanjye asubire mu rugo rwe basi nasubire abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo nzaguha inka sibyo ni ukuri kw'Imana ndagusabye ntacyo ntakoze kandi n'ubu ngubu ntago ndakura Innocent y'amaboko ni inzira y'umusaraba ariko hamwe no gusenga n'Imana bizakunda ndabizi ndabyizeye akanya ashobora kuba bitari gukunda tunabona ko bigoye bikomeye ariko ejo bikakunda twese hamwe niduhuza ibiganza tugasenyera umugozi umwe ntitwitane ba mwana ibaze noneho aho bigeze ko kuri tape yo kuba ari kuvuga ngo ngewe ngo namutwariye umugore ngo mbana na mugore we umugore we namukodeshereje amazu ngo ngiye ngo mbana nawe mbana n'umugore we bivuze ngo ikibazo kugira ngo akikuremo avuga ko ari wo avuga ko ngewe nacyuye umugore we mvuga mu kinyarwanda cya nyacyo ngo ari nge namujyanye ako kubera iki Imana yahisemo ubuzima koko umuntu akaba inyamaswa agafata umugore akamukura mu rugo rwe akamwirukana bigeze ari umwana we akemera agasigarana n'undi mwana Innocent kurwara stroke ibintu gira ikintu ubwira muri umuntu wawe nawe agira ikintu akubwira mugihe n'ikintu ubwira abakunzi bacu dutaha ntahe sinshaka kubyegereza umutima cyane ngo ngire ibintu mvuga n'ubundi ijambo ni rimwe gusa ikintu mbashije kubwira umuvandimwe wanjye no kuri Imana iguha umugisha kuba mbonye umuvandimwe ndirira ku bitugu umenya agahinda kanjye umenya amaganya yanjye kuri Imana iguha umugisha kandi kwinginza ubigira ibanga mama atazigera abimenya ugume hagati yanjye nawe kuko ndabizi mama ntabwo akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga kereka hari abandi bo hanze bamubwiye cyangwa twere mu gihe ari kumbabarire umfashe basi uru rugamba ndurwane ndi kumwe nawe dore ko byagasubira mu buryo mwongera nkabona n'umwana wanjye kuko yaramunyatse sinzi ngo umwana wanjye ameze gute sinzi ngo ari kurya sinzi ngo ari kunywa muri make sinzi nanjye ukuntu umwana wanjye ameze umfashije nk'uko waje ngiye usanga ko bambayeho muri buno buzima bwa gancume kumwe n'uyu mubyeyi ndi kumwe n'umwana wanjye ntacyo bintwaye basi niyo nagenda akanjugunya ariko akanjugunya ndi kumwe n'umwana wanjye ndakwingiye gufasha turwana mu rugamba nimba nk'uko wabivuze ngo tuzajyayo bazambwira umunsi uzaba uri free uzaze tujyane basi wenda uzabona yuko ibyo ndimo kuvuga atari byandi ngo ni amaganya y'abagore cyangwa ngo ni ukubeshya kw'abagore nibwo uzahita umenya icyo ndi kuzira muri make
mana Jackie gira ikintu Innocente dutangiye ndumva agahinda kamereye nabi ntabwo cyane mwana wa mama pe cyokoza iki kintu kikubaho bikakubabaza ariko buri wasanga mana sinzi ukuntu nabikubwira uriya mugabo ntabwo ari umugabo pe nanjye none ndamwanze umugabo ufata agakura umugore mu rugo rwe akamuzana areba ahantu twicaye noneho iyo aba naje kugusura mu rugo rwa simba nicaye mu madiva ya none nicaye mu byatsi cyo koza nimba ari aya madiva pe mbona muri inosi oke ni amadiva do amadiva ibyatsi gusa umuntu wicaraga mu madiva salomanje iri hari ukicara ukareba televiziyo nk'abandi uri hano kuri ino nzu wicaye mana mbuze icyo nkubwira muvandi gusa muvandi komeza ihangane nuri wenyine turagukunda twese oke ibyo wansabye mama ntabwo nabimubwira ariko nyemera ko tugomba kujyanayo ukivanamo ibintu byo gutinya uriya mugabo none uri kumwe n'umuvandimwe wawe oke nashaka azadukubite nabonaga yirukansa nyashye amukubita amabuye ahubwo uzanabanza unacunge neza niba atarasaze mu mutwe ese umuntu w'umugabo akora biriya bintu ese basi umwana wa mana egura ni amaraso yacu oke yaramukuyatse aramutwara akura nayo ni amaraso y'umuryango wacu rero muvandimwe ndagusabye nyina nawe ndagusabye uzamfashe basi dupanga umunsi tujye ikibi ni uko nasanga ko ari kumwe n'undi mugore cyangwa kumwe n'undi mukobwa mana sinzi ikintu navuga abantu mwe reka dutahe ubonye ahantu umuvandimwe wawe ari utazaza kumureba wenyine njye ntacyo mfite cyo kuvuga aho bigezeho bari kunshinja byo gutwara umugore w'abandi ntarigeze mutwara nose duherekeze Imana bampera umugisha kandi mukomeze gusengera famiye y'uyu mugore